Uyu Twasabyimana Roza yari inshuti magara ya Nyirabahiga Yumva Fortune wari umwizuru ku buryo ari nawe yiyambazaga nk'umuzimyamuriro atazi ko yinjiriye urugo rwabo. Muri urwo rugwiro rw'imiryango yombi ngo hajemo ko Roza yabengutse umugabo w'inshuti ye magara ari we Fortune. Bwa mbere na mbere yaraje arambwira ngo nimutize amafaranga inota ya 2 ajye gutanga mu itsinda. Ndamutiza n'ubundi nk'uko yazenda akambwira ati iki ngiki. Arangije aragenda aragaruka aricara turaganira inshuti buzira aho ngaho. Noneho bigeze nyuma urukundo rwanjye nkajya mbona ari kurugabanya n'abantu bambwira ati ubira umugore nubwo mukundana ariko ntago ari shasha. Noneho ngiye nkababwira ni mumbabarenge nzigenzurira. Nyuma yakomeje kujya yibonera n'amaso ye bimwe mu bimenyetso byerekana ko umugabo we ashobora kuba koko afitanye umubano udasanzwe na Roza ariko mu buryo bw'ibanga. Mba mu rugo abantu bakaza bakambwira ati nyimaze nubwo buri mu rugo ariko uri inshuti yawe ntago ari nshasha. Sinzi ukuntu naje nicaye hano ndi kumwana ibere baza bari gukina bavuye ku musururu baraza bakinira hano. Uwo mugore n'umugabo inkosha y'umwana ari hariya barayikubitana. Ndabwira nise mu rugukungurira umwana wanjye kikoze mwikungurire mutakungurira umwana wanjye. Fortune yabasabye kurekeraho gukira n'inkosha y'umwana baramutuka karahava nuko umwiryane hagati ya Roza wari inshuti magara ya Fortune utangiriraho bajya bahura mu nzira bakareba nayingwa. Umugore twajya duhura akaninura. Ku cyumweru ku itariki ya 5 z'ukwa mbere 2025 mu masaha ya saa 9 z'umugoroba nibwo mu gahanda kazamuka ku mashuri yo kwibanda muri Kivumu hari hahagaze uyu mugore Roza n'umugabo wa Fortune biganirira. Fortune yagiyeyo agiye kureba umugabo we ngo amuha agafunguzo yigire mu rugo. Uyu Roza akeka ko Fortune yabaje kubacunga ahita mwadukira barafatana bararwana. Fortune arumwizuru ryitura hasi nguko uko byagenze. Ku cyumweru abana baje gufata ibyo guteka ndabibaha nsotse hanze kwihagarika bafunga akagufuri karaka wasi kare gafunguye. Ndangije ndivugisha bagiye mu rugo umuntu arambwira ati ambuka ara kujya kwa Kaje niho bahagaze impande yo kwa Ruje nagura urufunguzo ndambuka ndagenda nsanga bahagaze. Mu gihe natari navuga ati mu rufunguzo umugabo yahise avuga ngo ubu mama rwose agiye. Umugore nawe ahita yindukira ngo ni wese koko ahita mfata mukumfata nibwo yahise nduma hano nduma hano nanjye murumitama ndi kugera nitabare. Tushatse kurekurana hari umugabo waje niwo kumuvuga ntabwo ndamuhisha bamwita Senga Umuremyi niwo kumuvuga niba bari kumwe ntabwo mbiza araza aramfata undi nawe itamfata gutya naranshikira randuma. Yahise ajya kwivuza muganga amubwira ko iryo zuru bitakunda ko bongera kurisubizaho. Ubu Fortune asigara igendana mwishashi. Kwa muganga nagiyeyo no kano akakaguma bakazanye muganga aravuga ngo ntabwo byakunda kujya. Usibye Fortune wemeza ko uyu Roza amaze kumenyekana gatwara abagabo babandi binemezwa naba. Umuntu wese ashatse kugira ngo atware umugabo amanza yaba inshuti ye. Kaba inshuti yawe ariko ashaka umugabo wawe. Yamara kuba inshuti yawe akabona uko atwara umugabo wawe. Ubwo rero wabimenya nawe ntago umuntu yaza akakurya kawe kose ukamubwira ibanga ryawe ryose yarangiza akabaye nawe gusenyera. Ngewe ku cyifuzo cyanjye rero nkuko yamwangije n'uyo ni inshuti yanjye. Numva mwamuhana n'abandi bagore bose bagamije gutwara abagabo b'abandi bagore bakareberaho. Icyo cyifuzo mfite. Arabatwara umva araza akaba inshuti yawe akagusengera abo nk'umusuruka wumva ariko icyo ashaka n'umugabo wawe. Ibi Roza avugwaho byo gutwara abagabo arabihakana yivuye inyuma ndetse hakemeza ko nawe yifitiye uwe mugabo. Mu by'ukuri kunebo cyane umugore ufite umugabo n'abana 5 buri muntu aba mu kazi ke nta muntu umwanya yaba abona kuba yajya yigwana n'undi ahubwo ikibazo afite ngibwo ntago nyiza. Musatambeshere ubu ngubu umuntu yagushinja ngo bamutwaye umugabo ntarara mu gasozi bayigwa hamwe bakarara hamwe. Tumubajije ku kijyanye no kuruma izuru rya Fortune byo ntabihakana ahubwo akavuga ko ari we watangiye amwendereza. Kubera nari mpagaze ndi kureba ruguru
umuntu twari kumwe yasigaye ndi kureba aho ageze nikumva umuntu amubise igipfunsi mva mu nzira ubwo numvaga ko hari umuntu w'umusinzi wenda uri gutaha umugabo we yari ahagaze hepfo ahita amubwira turi kwenderanya arangije amubwiye ngo uri kwenderanya ndamubaza nese niwe nkubise ubwo nuko arangije ahita amfata mu ijosi atangira kunduma mu mutwe aruma no kwitama nanjye mpita muruma ku mazuru. Uyu Roza warumye izuru rya Forutine atuye mu mudugudu wa Kabuga muri Miyove. Uku gukomeretsa Forutine byemezwa na Baribwa n'uwe Jean Pierre umukuru w'uyu mudugudu wa Kabuga. Uwo barumye izuru ni uwo mu mudugudu wa Muramba ariko uwo wamurumye ni uwo mu mudugudu wa Kabuga ari wo wanjye. Ubwo rero uwo wa Muramba yaje kumbwira uko byagenze uko yari yakingiranye urufunguzo ubwo ngo mu kugenda agiye kureba umugabo ngo amuhereze urufunguzo ahubirana n'uwo mudamu wundi ubwo uko bacyocyoranye ko ntago mbizi ntago nari ndi kumwe nabo ubwo bahise barwana nyine barwanira aho mu nzira ubwo ngewe rero uwo mudamu yaje kubinekerereza ambwira ngo ucyo kubera ko nabonaga yagiye no kwa muganga bamudoze ari kunyereka n'inyama bamukuyeho nayo yari ayifite ari dusaba ubufasha bwo kugira ngo tumwandikire agere kuri ribu nahise nandika nkurikije ibyo nabonaga n'ibyo yambwiye mpita nandika uko yangezeho nabonaga birenze rwose ari icyaha ndengakamere cyo kugira ngo umuntu bageraho bamuruma inyama bayikureho ayipfunyike mu kantu nabonaga ari ibintu bitoroshe n'ubundi atari ibintu nge najyamo ahubwo ari ibintu byo gushikiriza inzego zo hejuru. Mu miryango imwe n'imwe abashakanye bagaragaza ko gucana inyuma akenshi biterwa no kudaha agaciro urugo gucika kw'icyizere ndetse no gutinda gukemura ibibazo ngo habeho ibiganiro hagati yabo. Hari n'abavuga ko iterambere ry'ikoranabuhanga cyane cyane imbuga nkoranyambaga byateje impinduka mu buryo abantu bashyikirana bikaba byoroshya ibikorwa byo gucana inyuma. Inzobere mu by'imibanire zisanga ibiganiro mu miryango byarabuze ari nabyo bitiza umurindi uku gucana inyuma. Uyu ni Nkeramugaba Aniseti akaba n'umwarimu muri kaminuza ya UTAB. Iyo bikozwe neza abantu bakaganira bakagira umwanya uhagije wo kuganira hari ibyo birinda. Buri icyo kintu cyarabuze rwose usanga abantu mu ngo kuganira byaracitse byaracitse noneho urimo kuma kubyo baganira runaka byagenda gute iyo nayo makuru bahanahanye bakaza kubona ingaruka zababayeho bakaza kubona ingaruka z'iterambere mw'iyo miryango ifite amakimbirane ku buryo kumva ko ibyo byose biza kubyara n'amakimbirane babona uburyo bazirinda ku buryo bugaragara bakaganira rwose ku buryo bugaragara. Abatuye muri aka gace ko kwibanda muri Miyove bavuga ko impamvu itiza umurindi gucana inyuma hagati y'abashakanye muri aka gace ari umubare w'abagabo muke uterwa no kuba benshi bagirira ibibazo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukorerwa muri aka gace bikazamura umubare w'abadafite abagabo. Hari abavuga ko bano bagabo baba bicwa n'igituntu giterwa n'ivumbi rya zahabu zicukurwa muri aka gace ibituma kubona umugabo muri iyi zone biba ingume. Forutine warumwe izuru we akaba avuga ko Roza akwiye gukurikiranwa kuko we asanzwe afite umugabo ku buryo atagakomeje gutwara abagabo b'abandi. Araza akaba inshuti yawe ariko icyo ashaka ni umugabo wawe. Aha ni mu Miyove mu karere ka Gicumbi nanjye Nditanga Ishatse Lionel.